nimba hari ikintu kibi cyabaye ku Rwanda ni jenoside, ariko jenoside ntabwo yigeze iterwa n'uko nta convention center twari dufite. Ntabwo jenoside yatewe n'uko tutari dufite Rwanda ijya mu bihugu 50. Ntabwo muri make ko jenoside cyangwa ibibazo u Rwanda rwagize muri 1994 byatewe n'uko nta development yari, nta majyambere twari. Abakurikiye iki kiganiro ndabashimiye. Nitwa Claude Gatebuke. Iki ni cya kiganiro cyacu tuganiramo ibyo abanyarwanda batekereza ariko batinya kuvuga. Uyu munsi rero dufite umushyitsi nawe uri mu rwego rw'urubyiruko, ariko mbere y'uko musaba ngo atwibwire, nagira ngo nsabe abakurikiye iki kiganiro batari bakanda kuri buto ya subscribe, ko mukanda kuri ako kabuto kugira ngo mumenye ko ikiganiro gishyashya cyasohotse. Ikindi mukande na share, mupartage n'inshuti zanyu na bagenzi banyu, cyane cyane abari mu Rwanda, kugira ngo bumve ko ibitekerezo batekereza bagatinya kuvuga twabigejeje muri sa. N'abatindiye rero nagira ngo mpe umushyitsi wacu ikaze, nshobora kwibwira abakurikiye iki kiganiro. Murakoze cyane Claude Gatebuke kuri uyu mwanya mumpaye. Nitwa Pam Bienvenue Nkurunziza Ngenzi, izina ryose wanyita. Ndi umunyarwanda uba muri Australia, ndumva bihagije. None ubwo hano dukunda kuganira n'abantu bari mu rwego rw'urubyiruko, kubera ko ariko wenda wanabidusobanurira impamvu wenda nkawe nk'umuntu w'urubyiruko ushaka kuvuga kuri sije. Uyu munsi turi kuvuga kuri sije ya politike, ariko no ku bintu by'ubuzima rusange wenda birebana n'urubyiruko, cyangwa se uko urubyiruko rwakwitwara. Umuntu mutoya nkawe wumva bikurebaho iki? Urakoze ku kibazo cyiza. Ubundi politike, reka ikibazo gicemo nk'ibice bibiri. Mvuge ku rubyiruko. Urubyiruko ubundi ni rwo Rwanda rw'ejo nk'uko tubimenyereye mu Kinyarwanda cyiza. Rero u Rwanda rw'ejo rutegurwa ubu ngubu, ntabwo rutegura ejo hageze nyine. Kandi kuri sene politike, sene y'ibintu bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, hakunda kugaragaraho abantu bakuru bamaze igihe muri uwo mwanya cyangwa muri iyo ntambara. Hakaba rero buri gihe haba hakenewe abantu bashya kugira ngo mu myaka 20 se 30 iri imbere tuzabe dufite abantu bafite ubunararibonye ku bintu bakora. Ni ukuvuga ngo ubundi politike cyangwa nyine uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kuba urubyiruko rwabijyamo ubu ngubu ni ugutegura ejo heza hazaza h'u Rwanda rwacu, kuko u Rwanda rw'ejo nyine ari urubyiruko nk'uko nabivuze. Ku bijyanye na politike, usibye ko wenda harimo akabazo gato ko njye sinakora politike, ko nta shyaka ngira mbamo, nta rwego mpagarariye na rumwe. Hari n'ibyo guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, rimwe na rimwe abantu babyita politike, uretse ko nanjye ntabyemera, ariko niyo kibazo cy'imyumvire ya bene wacu bo mu Rwanda cyangwa b'abanyarwanda muri rusange. Hari ibintu batazi gutandukanya. Kuba wagira igitekerezo cyangwa comment ukora kuri politike cyangwa kuri polisi runaka, ntabwo bita bikugira umupolitisiye, kuko umupolitisiye n'umuntu ubarirwa mu ishyaka, uharanira imyanya ya politike, ibintu nk'ibyo. Rero icyo nashaka kuvuga hano ku bijyanye n'uko umuntu ashobora ku bintu navugaga bya politike, nuko politike nta hantu hanini umuntu yayihungira. Ushobora kwanga kujya gusenga, ushobora kwanga kureba umupira, it's alright, ariko iyo bigeze kuri politike, niyo utayikunda cyangwa utayikina bayigukinira, kandi ingaruka zayo ziza ku bantu bose, abayikunda n'abatayikunda, abayigenderamo n'abatayigenderamo, kubera ko
abapolitisiye nibo bayobora igihugu cyangwa bagena imitegekere y'igihugu. Ni ukuvuga ngo ingaruka zose rero zigira ingaruka ku baturagihugu cyangwa ku bagizweho ingaruka n'izo politiki. Rero ni byiza ko urubyiruko rutangira kubijyamo cyangwa kubyumva mbere, bakagiramo uruhare runaka bakora ku bintu bireba igihugu cyabo, kubera ko nyine nk'uko nabivuze, urubyiruko n'u Rwanda rw'ejo. Rero kujya muri politiki cyangwa kureba ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ntako bisa, kubera ko ubitangiye kare mu myaka 30 iri imbere, 20 iri imbere, abano bantu bakuru tubona kuri sene bazaba batagishoboye mu bijyanye n'umubiri cyangwa batakina turimo, tuzagira abantu abari kwigira ibintu bakora mu kazi, ahubwo babe bafite experience ihagije. Nuko ngewe mbyumva. None wumva abajene se none nyine bajya muri ayo mashyaka, cyangwa ni nubuhe buryo wenda babyinjiramo ibintu nk'ibyo, cyangwa waba ufite ingero wenda ushobora gutanga? Ubundi kujya mu ishyaka nta kibazo rwose, ibyo wemera ni ibiki, wabinyuza mu buhe murongo. Urubyiruko rwose kujya muri politiki nta kosa ririmo. N'urubyiruko kujya mu bintu bya human rights nk'ibi ngibi ngewe mparanira, cyane cyane bijyanye no kwereka abantu uburenganzira bwabo no guharanira ko nta karengane kabaho, nabyo ni byiza ko umuntu abitangira kare, ukabitangira ku myaka nk'iyi yacu cyangwa yo munsi, ntacyo bitwaye, kuko biba bitegura ejo hazaza heza h'igihugu. Ngewe niko mbyumva. Rero nagira inama umuntu kujya mu byo yiyumvamo. Ngewe ndushaka kumbaza uti kuki wenda utagiye muri politiki ukaba warahisemo ibintu byo gusa nk'uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyangwa tubwire kurwanya akarengane. Ngewe ubundi nemera ko hari ibintu byiza ahantu hose bihaba, hakaba n'ibintu bibi niyo byaba bike, ariko ikintu kibi nicyo cya mbere kibi cyo kurwanya, kuruta uko wajya kuvuga ibintu byiza. Sinzi niba wenda nasomye nko mu Rwanda tushobora kuvuga uti u Rwanda rwateye imbere, u Rwanda rurasa neza, u Rwanda bla bla bla, abantu yes, ibyo ngibyo ushobora kugenda ugashaka amarinete wambara abibona gutyo. Ariko ku rundi ruhande ushobora nanone no kureba ese nta karengane kabiri, kubera ko ikintu kiri ubu nkunda kubwira abantu cyane cyane nka abatoya turi mu kigero kimwe, nuko nimba hari ikintu kibi cyabaye ku Rwanda ni jenoside. Ariko jenoside ntabwo yigeze iterwa nuko nta convention center twari dufite. Ntabwo jenoside yatewe nuko tutari dufite Rwanda ijya mu bihugu 50. Ntabwo muri make ko jenoside cyangwa ibibazo u Rwanda rwagize muri 1994 byatewe nuko nta development yari, nta majyambere twari dufite, sibyo? Ahubwo ibibazo twagize muri 1994 byatewe n'akantu katagendaga muri sosiyete nyarwanda. Ushobora kukagira kanini bitewe n'uko ubishaka, ariko hari n'ushobora kukagira gatoya bitewe n'ibyo igihugu cyari kimaze kugeraho. Kuri njyewe rero mpamvu ndeba ikintu kibi akirwanya, kubera ko ikintu kibi kiroroshye gusenya ibyiza byinshi, niyo byaba ari 90%, ibindi byose burya iyo bitubakiye ku kintu cyiza n'ubundi ntabwo biramba. Nicyo nashaka nge rero nemera ko ikintu cy'akarengane, ikintu kijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ikintu kijyanye no kwisanzura, kwigenga mu mitekerereze, ari ryo shingiro ry'iterambere rirambye. Iyo harimo ikintu kitagendeye ku mategeko cyangwa umuntu akaba yarengana, ibyo bintu niyo wakubaka ibintu bimeze bite ntago bishobora kuramba, kubera ko umuntu ubangamiwe iteka ryose ahora ashaka ko yakwigenga. Muri ubwo gushaka kwigenga ashobora kuvukamo ibibazo nk'ibyo twabaye. None se hari akarengane, convention center hari Rwanda Air, hari n'ibindi bikorwa by'iterambere, hari na Kigali Arena yafunguwe ejo bundi, hari n'ibindi. None wowe uri kuvuga ko uretse n'ibyo
hari n'akarengane mu gihugu, nicyo urwanya, nicyo gituma mbese ukora ibi bintu byo guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu? yes, ubundi uburenganzira bw'ikiremwamuntu numva ari bwo naharanira nyine nk'uko nabivuze, kubera ko hari ibintu mbona bitagenda neza ku buyobozi buriho mu Rwanda, kandi byose bishingiye kuri bwa burenganzira. Iyo tuvuze uburenganzira ntabwo bugarukira no ku kiremwamuntu gusa, hari n'uburenganzira bwo kuvuga icyo utekereza, hari n'uburenganzira bwo kujya mu mutwe uwo ari wo wose ugendera ku mategeko, uburenganzira ku gitekerezo cyawe, uburenganzira ku mitungo yawe. Ngira ngo ubu mu Rwanda dufite ikibazo cy'ibintu by'ubutaka, hano amategeko ukuntu yubatse rwose ni nk'aho twatswe gakondo, kuba ahantu ukodesha na leta ubutaka, ibintu bitigeze bibaho kera. Nabyo wenda ni ibintu umuntu ashaka kuzaganiraho mu biganiro bitaha neza akagera kure, ariko muri make hari ikintu cy'akarengane, hari ikintu cyo kutisanzura. Njyewe ahanini nicyo nshyiramo ingufu, kuko ndavuga nti iterambere ryose twageraho icyo kintu kirengagijwe, tuzahora dufite ibibazo mu minsi iri imbere. Mbega ntabwo ari ibintu birambye. Urakoze cyane rero. Reka dufate akaruhuko gatoya, iki kigira igice cya mbere. Mu gice cya kabiri nagira ngo dukomeze tuvuga ingaruka, icyo bita konsekanse z'ako karengane ku banyarwanda, wenda icyo ubibonaho, kubona ingaruka ubona zishobora kuva muri ako karengane. Ubwo rero naho mu kanya mu gice cya kabiri tujye gufata akaruhuko gatoya.